ukuri purigatori ntabwo ibaho. Purigatori ni iki rero? Biri mu myizerere ya benshi ko purigatori ari ahantu uwapfuye apfanye ibyaha bike ajyanwa n'Imana, niba ari ikuzimu niba ari mu kirere, akahababarizwa akahamara igihe runaka gihwanye n'ubwinshi bw'ibyaha yapfanye, maze nyuma y'igihe runaka uko kubabazwa akezwaho ibyaha, none akazava muri purigatori ajya mu ijuru. Umva ukuri purigatori ntabwo ibaho. Iyo nyigisho si y'ukuri ku mpamvu zikurikira. Bwa mbere nuko itagira aho yanditse muri Bibiliya. Bwa kabiri nuko inyuranije n'iby'Imana yavuze. Mu gitabo cya Zaburi ya 6 umurongo wa 6 Bibiliya iravuga ngo kuko upfuye atakwibuka, upfuye ntiyibuka Uwiteka. Bibiliya iti ninde uzagushimira ikuzimu? Upfuye abatakibuka Uwiteka, nta wakwihanira ikuzimu, nta washimira Imana ikuzimu. Inyigisho ya purigatori ni politike ya Satani yo kurangaza abantu, yo gukomeza amaboko y'inkozi z'ibibi kugira ngo hatagira umuntu uva mu byaha, nk'uko byanditswe mu gitabo cya Yeremiya 23, kugira ngo abantu bakomeze kuba mu byaha biringiye yuko hazabaho igihe cyo kubabarirwa hirya yo gupfa kandi kitabaho. Ubu buzima bwa none turimo nicyo gihe rukumbi Imana yageneye umuntu agomba kwiyuzurizamo n'Imana. Mu gitabo cy'umubwiriza Bibiliya ihamya neza yuko abapfuye nta mugabane bagira, baba bagifite mu bikorerwa munsi y'ijuru. Nk'uko tujya turya ntitubaheho, nk'uko dutereka ibirori ntitubatumire, niko no mu masengesho batagiraho uruhare, kuko nta mugabane baba bakibifiteho. Igihe cyo kwiyuzuza n'Imana ni igihe umuntu akiriho ahumeka, akizera iby'Imana yavuze mu ijambo ryayo, akitaba ijwi rihamagarira abantu kwihana no kwakira imbabazi z'Imana. Upfuye ibyo atabikoze, ayo mahirwe aba yatakaje by'iteka ryose, kuko ibyanditswe biravuga ngo upfuye ntiyibuka Uwiteka, kandi ntawe uzashimira Imana ikuzimu, ntawe uziyuzuza n'Imana. Hirya y'itangazo ryanditswe mu gitabo cy'ibyahishuwe ngo uwera agume yere, ukiranurwa agumye akiranirwe, ukiranuka agumye akiranuke, n'uwanduye mu mutima agume yandure. Ubwo iryo tangazo rizaba rimaze gutangwa, Yesu ahagurutse ku ntebe ye y'imbabazi mu buturo bwera bwo mu ijuru, nta munyabyaha uzerezwaho ibyaha muri purigatori. Purigatori ntibaho. Purigatori ntahivugwa muri Bibiliya. Ni inyigisho yazanywe na Satani mu buriganya bwo kugira ngo abantu bikomereze mu byaha bita bito, bazashaka biringiye yuko bazakurwaho ibyo byaha barapfuye. Ariko icyaha nubwo cyaba kimwe gusa, kizarimbuza nyiracyo kimugeze mu irimbukiro. Niyo mpamvu bavandimwe, mwumva ukuri purigatori ntibaho. Uwiyuzuza n'Imana abikore bikitwa uyu munsi. Umva ukuri.